niba umuntu yarakugiriye nabi ukabona Imana ibiciyemo ikugiriye neza, ukaba uriho none ukaba ntacyo ubaye ubona umeze neza, umuntu mugirire neza, mwereke yuko umutima afite atari wowe ufite, umwereke nyine ko hari n'icyo umurusha, kuko niba yarakugiriye nabi ukamugirira nabi, there is no difference, nta tandukaniro ryawe nawe muri bamwe. Ariko numwereka umutima mwiza w'urukundo, ukamwereka yuko nubwo ashatse kugira nabi ariko Imana yashatse kukugirira neza iciye mu nabi ye, that's good. Nimba ucuruza ukaba nta mbuto werera abo mucuruzanye, bakavuga ati aho kugira ngo nkizwe nk'uriya ntabwo nakirirwa nkizwa rwose. Ariko tugomba kuba icyambu, tugomba kuba inzira nziza yereka abandi inzira y'Imana kugira ngo bazabone uburyo bajya mu ijuru, kandi natwe tuzaragwe ubwo bugingo buhoraho. Tugushimiye Imana, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana ishobora byose, tugushimiye ko wabanye natwe kandi kuduhaye umwanya mwiza, umwanya wo kongera kuganira ijambo ryawe, umwanya wo kongera gusangira n'ubwoko bwawe byanditswe. Reka rero twohereze Mwami Imana kugabura, kandi Imana yacu natwe turi abantu turifuza kungukira imbere yawe. Bana natwe rero tuboneze rwose, kandi icyo wagambira ugikore umwanya wese wadukurikira, Mwami yunguke mu izina rya Yesu. Ushimiye ko ubikora kandi ugakora ibirenze ibyo dusaba nk'abantu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twongeye kubasuhuza inshuti zacu, mwe musanzwe mudukurikira n'abatubonye ubu, turabasuhuje mu izina rya Yesu, kandi Imana ishimwe yuko itwongereye undi munsi wo kubaho mu buzima bwacu. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nk'uko musanzwe mubizi, uyu ni umwanya wo kuramya no guhimbaza Imana, tugafatanya muri uru rugendo. Ntabwo biba byoroshye, ni ugufatanya, tugafatanya mu rugendo rujya mu ijuru kugira ngo tuzagerere amahoro. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Twatangiye dusenga, tugiye kumva icyo Umwuka ari kutubwira uyu munsi. Ni karibu, twaha ikaze Sheri akatugezaho ibiri kudufasha nk'umuryango wacu. Ni karibu. Haleluya, amen. Dushimiye Imana cyane ko yongeye guca inzira kugira ngo tubone uyu mwanya wo kongera gusangira ijambo ry'Imana n'abakunzi bacu, cyangwa se n'abantu Imana yaremye. Turashima Imana rero ko yaturinze mu minsi ishize tukaba tugihumeka. Buri munsi umuntu abonye aramutse abarandi mahirwe Imana imuhaye ngakore icyo yamusigarije cyangwa se icyo yamurindiye, kandi ni ukuyikorera nyine. Amen. Imana ishimwe rero, turagira ngo twihute n'ubundi dusome ijambo ry'Imana, kuko tuba twifuza gukoresha akanya gatoya kandi tukavuga ibintu byinshi kandi by'ingenzi bifitiye umumaro buri wese. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri mu itangiriro igice cya 50, turahera ku murongo 15. Ni inkuru za Yosefu. N'ubundi aravuga ngo, umutwe uravuga ngo Yosefu ahumuriza bene se arapfa. 15 aravuga ngo, bene se wa Yosefu babonye ko se yapfuye baravugana bati, ahari Yosefu azatwanga atwiture rwose inabi twamugiriye. Batuma kuri Yosefu bati, se atarapfa yaradutegetse ati, muzabwire Yosefu ibi, arakwinginze babarira bene se igicumuro cyabo n'icyaha cyabo, kuko bakugiriye nabi. None turakwinginze babarira abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo. Yosefu babimubwiye ararira, ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere, baramubwira bati, dore turi abagaragu bawe. Yosefu arababwira ati, mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana? Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashaka kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibiriho none, ikiza abantu benshi urupfu. None mwe gutinya, nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato. Arabahumuriza ababwira neza. Amen. Haleluya, amen. Ndikumvira ijambo ryabaye rinini cyane muri njyewe. Nari maze igihe kinini ndizi nararisomye, nkuko wenda n'undi cyangwa se nawe dukurikiye waba wari usanzwe urizi, ariko nararisomye
uyu munsi byongeye kunzamo, numva ngirigizeho ibindi yishurirwa, numva twarisangira hamwe n'irindi jambo rivuga ku uburyo ni inkuru z'uburyo ni abagore babiri, uwitwa Hana na Penina, uburyo Penina yahoraga nyine yahozaga ku nkeke Hana, kubera ko nyine Hana we atabyaraga, Imana yari yaramuzibye inda, ariko kubera inkeke ya mukeba we, Hana agahora yinginga Imana, biza kurangira Hana Imana imuhaye umwana. Naje gutekereza ngo Hana yataza kugira inkeke ya Penina, ahari wasanga atari gushakana Imana umwete ngo imugirire neza. Nabyo rero nsanga nubwo Penina yashyiraga ku nkeke Hana, byatumye nyine ashyiramo umwete. Hari igihe umuntu aba azi ngo ari kukugirira nabi, ariko ari kugusunikira ku byiza. Reka tugarukire ku nkuru dusomye rero. Ni inkuru ndende tutajya mu buryo burambuye ngo tuyivuge yose buri wese. Ntekereza ko abenshi n'abadasenga iyi nkuru ya Yosefu baba bayizi, kuko ni inkuru ivugwa ahantu henshi. Yosefu byatangiye ari umwana mutoya, akajya avuga amakosa y'abakuru be, akabwira se, noneho bakuru be baramwanga, akajya arota inzozi yabaye umuntu ukomeye muri bo, akazibarotorera bakamugirira ngo n'ubundi baramwangaga nyine bakarushaho kumwanga, kuko bumvaga bavuga ati uzadutegeka n'iki byose. Rero nyuma baje kumugurisha, inkuru zose turazizi, aza kugera muri Egiputa, nuko abimbata kwa Potifari, biza kurangira afunzwe, aza kuva muri gereza, hanyuma Imana imugirira neza, aba minisitiri cyangwa se yungiriza umwami, yungiriza Farawo. Ubwo nagira ngo twihute tugere kuri aho dusomye none ahangaha. Nuko inzara yaje gutera, bene se baza kuva iwabo, baza kumusanga muri Egiputa, bagiye gushaka ibyo kubatunga cyangwa se ibyo kurya, ariko bo ntibahita bamenya. Gusa Yosefu arabamenya, aza no kubibwira. Nyuma rero haza gucaho iminsi, se aza gupfa. Apfuye rero niho dusomye bene se bagira ubwoba, baravuga tubahari Yosefu yanze kutugirira nabi, yanze kutwitura nabi twamugiriye, kubera ko data yari akiriho, none ubu ngubu arapfuye, agiye kutwitura sasa inabi twamugiriye. Niko kumutuma inkuru rero, ati data atarapfa, umusaza atarapfa, yaravuze ngo uzababarire bene so inabi bakugiriye. Ngo Yosefu bamubwiye amagambo ngo ararira. Niko twasomye. Garanje arabaza ngo mbese ndi mu cyimbo cy'Imana? Gahari mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana ishima ko inabi mwashatse kungirira yicishamo ineza, kugira ngo ikize abantu, none ibakize inzara, ibakize urupfu, badapfa bishwe n'inzara. Ngo arabahumuriza, ngo arababwira ngo muhumure, nzambagaburirana n'abana banyu batoya. Ngo arabahumuriza, ababwira neza. Amen. Sasa rero isomo ririmo ni irihe nashatse ko twiyigira, kugira ngo tube bagufi mu magambo. Hari umuntu ushobora kuba yarakugiriye nabi, yaraguhemukiye, nanjye ndabafite barahari pe, atari bakeya, ariko kuba barangiriye nabi nkaba meze uko meze none, Imana yarangiriye neza, ntabwo bivuze ngo nkomeze mbishyiremo ngo mbiture nabi. No, ndi umukristo. Imana iravuga ngo mukunde n'abanzi banyu. Uwo nusanga umwanzi wawe ashonje umugaburire, nusanga inyota imwishe umuhe icyo kunywa, n'ibindi. Rero Yosefu ni urugero rwiza rw'umukristo mwiza, utita ku nabi yagiriwe, ahubwo akagira amaso y'umwuka, akagira indi mitekerereze ibasha kureba inabi, ineza ihishe mu nabi umuntu yakugiriye. Hari igihe umuntu akugirira nabi, ariko ugasanga ari kugusunikira mu mugambi w'Imana. Amen. Rero niba umuntu yarakugiriye nabi, bikomeza kumwishyiramo ngo iki n'ibiki, Imana ngo yamweretse ko ibiki n'ibiki, usange ntushaka no kumuvugisha. No, mugirire. Niba Imana yarakugiriye neza, akenshi usanga nyine Imana ikugiriye neza, umuntu yarakugiriye nabi, akenshi usanga umusumba umurenzeho rwose, nawe anakubona kumva afite ipfunwe. We rero wimwitura inabi yakugiriye, cyangwa umubwire nabi, cyangwa umurebe nabi, ahubwo mubwire neza. Yosefu ngo arabahumuriza, ngo ababwira neza, ngo ababwira ngo azabagarurira n'abana babo. Nawe umuntu wakugiriye nabi, nta kintu gikomeye, nta kintu gitangaje nko kubona umuntu wakugiriye nabi aje akugana, azi yuko ugiye kumwica cyangwa ugiye kumugirira nabi, akabona umugiriye neza, biteye ubwoba. Ni ibintu bikomeye, uba uri kumurahuriraho amakara. Twitoze kugira uwo mutima. Iri jambo ryamfashije, wenda nangiye muri byinshi, nanjye nababuhamya, hari ibyagiye bimbaho nanjye, Imana iranshoboza, abangiriye nabi nkajya mbagirira neza, kandi nabo Imana irushaho kugenda ihereza umuntu umugisha, kuko atagize nk'uko abandi bamugiriye. Rero reka nse nk'usubika, nawe agira icyo avuga kuri iri jambo, ariko icyo twababwiraga ni iki:
gira amaso y'umwuka, gira imitekerereze itandukanye n'iy'isi, gira imitekerereze itandukanye n'iy'ubupagani. Umuntu niba yarakugiriye n'abundi natire yacu, natire y'isi nuko nawe mwitura wihorera. Ariko mu buryo bw'ubumana, mu bwenge Imana duha n'uburyo kureba mu buryo bw'umwuka, iyo niba umuntu yarakugiriye nabi ukabona Imana ibiciyemo ikugiriye neza, ukaba uriho none ukaba ntacyo ubaye ubura umeze neza, umuntu umugirire neza, mwereke yuko umutima afite atari wowe ufite, mwereke nyine ko hari n'icyo umurusha, kuko niba yarakugiriye nabi ukamugirira nabi, there is no difference, nta tandukaniro ryawe nawe muri bamwe. Ariko numwereka umutima mwiza w'urukundo, ukamwereka yuko nubwo ashatse kugira nabi ariko Imana yashatse kukugirira neza iciye mu nabi ye, that's good. Imana rero iduhana umugisha. Nizeye ko umwuka w'Imana bisobanura cyane kurusha uko njye nabisobanura, kuko burane nawe uzi byinshi yakoresha kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Reka na Sheri nawe agira icyo yongeraho, turaza gufatanyiriza hamwe gusenga twinginga Imana ngo duhe gushurirwa kugira imyitwarire y'abari muri Kristo Yesu, kugira imyitwarire igaragariza abataramenya Kristo yuko kuko twakirijwe, kurusha kubivuga no kubiririmba, ahubwo imyitwarire yacu, reaction tugira muri situation zitandukanye igaragaze ko twahindutse ko dutandukanye n'abatarakira Kristo. Ni karibu. Sheri, Imana imuhe umugisha. Nanjye nta byinshi navugaho, ariko mu bibaho byose tugomba guhora dushyize Imana imbere. Nimba waramenye Kristo ukagira itandukaniro aho ukora, ari igihe umuntu aba akora ahantu bakaba bamuzi ko wenda ari umunyedini, wenda ari umurokore, wenda ari umurindi torero, ariko ugasanga nta mbuto yerera abo bari kumwe. Nimba ucuruza ukaba nta mbuto werera abo mucuruzanya, bakavuga ati aho kugira ngo nkizwe nk'uriya ntabwo nakirirwa nkizwa rwose. Ariko tugomba kuba icyambu, tugomba kuba inzira nziza yereka abandi inzira y'Imana, kugira ngo bazabone uburyo bajya mu ijuru, kandi natwe tuzaragwe ubwo bugingo buhoraho. Imana idufashe tugirire neza. Umwanzuro wenda twakuramo ni uko tugomba kuyoborwa n'umwuka w'Imana, n'umwuka wera, kuko ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Dusaba umwuka wera kugira ngo dufashe muri uru rugendo, kuko uru rugendo ruraruhije, ruragoye, ntacyo twashobora hatarimo umwuka wera. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Tugiye gusaba n'ubundi Sheri adusoreze kandi adusabira Imana imbaraga kugira ngo tubashe kugenda muri uru rugendo tudacogoye, kugira ngo tutazagwa mu nzira. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Reka dusenga. Turagushimira Imana yacu kubw'ijambo ryawe, dushoboze Mwami Imana yacu kugira itandukaniro n'abatarakumenya, dushoboze kwera imbuto. Mwami Imana yacu, watugiriye nabi tumwiture neza, kuko ari ibyo dushakaho, nubwo bitoroshye, ariko mu izina rya Yesu umwuka w'Imana ari kumwe natwe biroroshye. Fasha mwene data cyangwa se mushiki wacu dukurikiye, muhe umutima Mwami Imana yacu umeze nk'uyu nguyu, umeze nk'uyu wari uri muri Kristo Yesu, kuko niwe wari ufite umutima nk'uyu. Twanze tukamugirira nabi ariko bakatwitura neza. Rero usubize kwifuza kwa buri muntu wese udukurikiye ufite ibibazo by'ubuzima, imibereho, bijyanye n'ubuzima bitandukanye. Mana, wenda ararwaye, umukize, akeneye akazi, umurengere, afite ubukene, mutabare, afite ibibazo bitandukanye. Mwami Imana umugirire neza, kuko yatugiriye umugisha tukabana muri uyu mwanya. Tugushimiye kubanye natwe, dusaba umugisha buri wese uri kudutega amatwi kandi udukurikiranye, umugisha umubeho mu majya n'amazi. Utarakwakira nawe umuhe kukwakira. Tugushimiye kubanye natwe muri byose, umaze kudufasha no kudushoboza umurimo wawe, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Turabakunda cyane. Imana y'umugisha. Bye.